Hello guys. Tugiye kureba application yagufasha kubona amafaranga cyangwa se gukorera amafaranga. Urafata Google Chrome yawe cyangwa se Google Play Store, usacingemo application bita urabona yahise isa dukora turebe. Ukimara kubona application nyinshi uhitamo yanditseho Promise get photo kuba yatufite arangiza gukora install akore update gukora update kora subscribe kuri channel yacu Jayhim igufasha kuzafukura iriba mu butayu kugira ngo cogoza induru z'abanyamwaga ugategura imitego imbuza kugerayo. Wowe nyiri ibiganza bitava mpanze amaso, urapfatuka nkumeza umutima nkandese ibigora, ujya unyomora ibikomere ibiri inyuma cyangwa imbere. Ni wowe nkingi y'umuriro imurikira igicuku kinishe. Nagenda nemye nikandagira, nagenda nemye nikandagira, urabona ko iri kuba install. nagenda nemye nikandagira, umugongo iyi si ndetse wicayakaze umwami wanjye yantumye. Umugongo iyi si ndetse n'ibyayakaze nganaho umwami wanjye yantumye. Simagarara ndamaranira gusoza uyu murimo, 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 simagarara nk'abinyota. Nikikora aya ni amasurvey examen, amatasika baguhereza gukora kugira ngo ubone ayo mafaranga. Rero bigasaba yuko application kugira ngo utangire ukorere ayo mafaranga, urabona aha handitse ngo make money by submitting photos. Umva nyine no gukora amafaranga kuri application.
Kugira ngo utangire rero ukora aya mafaranga bisaba ngo ufungure locations byibuze babashe kukubona neza cyane. Izi ni certificate ndakeka z'ukuntu bishurwa n'abo bishuriweho nyine, ubwo ni ikirangantego cyo kwamamaza paid. Okay. Aha hejuru urabona hari akajambo kanditse ngo mu nyuguti y'umutuku get paid for each upload task. Yego, urabona ngo hano ucuzinga uburyo wakwishurwamo, choose your payment provider. Okay, ukabona hano hasi ngo hari muri telefone hari icyo bita Coinbase uba bifite, hakaza n'iyo bita Payona, hakaza n'icyo bita PayPal, hakaza n'icyo bita mobile top up. Ucuzinga aho ushaka, ariko iby'ingenzi kubera ko ndakeka ibi byose byavuzwe hano ntabwo bikoreshwa na buri umwe. Wowe icyo ukora, niba bidakoreshwa na buri umwe ibi bya Coinbase na za PayPal, uzacuzinga iyi mobile top up kuko ndakeka ari ikoreshwa na buri umwe, ariho buri wese yisanga. Okay, reka tujye kureba ko byarangiye. Okay, kabaye open, tugiye gukora open. Okay, tegereze gatoya kwizisa. Bisaba ngo ufungure ama locations uko hano babigusaba. Ubu ngewe irafunguye nkuko bagusaba ngo GPS location. Ubu ngewe irafunguye, nawe uzayifungura. Urabona bampaye amasurveys menshi ku buryo ku munsi urugero hashobora gusohoka survey 3. Ni nazo mubona ahangaha. Ubu nizo ngiye gukora kugira ngo nkorere aya mafaranga. N'ahangaha aha. Okay, sorry. Ubwo iyo ushaka kuza kureba amatasika wakoreye cyangwa amagizame wakoze, uraza ahangaha kuri my tasika. Okay, aha murabona ko ntacyo gukora bifite cyemezwa ntacyo. Ubwo turareba hano kuri completed, niho hagaragara surveys exam twakoze twarangiza ziri gukosora. Okay, murabona ahangaha ngo zose ngo ziri upload nazo se ngo ziri upload. Kuba ziri upload ni ukuvuga ngo zarangije kwemezwa, zarakosowe neza cyane. Ndabereka rero ziriya niturangiza kuzikora uburyo ziraba zisa. Urabona, ubitegereza neza ukabona na tariki bakoreyeho exam.
uburyo egizami zawe utazi kwiga cyangwa se umenya ngo itaciyemo n'igihe. None ushaka kureba uburyo wishyurwamo cyangwa se amafaranga wakoreye n'ayo ugejejemo cyangwa se ayo umaze guhembwa, uraza ugakora kuri payment. Ahita haza icyo bita my balance. Urabona amafaranga ngejejemo igihe gitoya cyane ni amafaranga 2,180. Noneho mukabona yuko hasi, mukabona yuko munsi yaho ngo Rwandan francs ari 2,565.15 more to cash out. Ni ukuvuga ngo ayo niyo mafaranga asigaye kugira ngo amafaranga nyabikure. Noneho uraza kuri cash out urebe amafaranga wemerewe kubikura cyangwa se yemerewe kubikuzwa. Murabona amafaranga minimum, ako kajambo kanditse mini baragahinnye ni minimum. Cash out Rwandan francs urabona ko ni 4,745.15 niyo wemerewe kubikura cyangwa se niyo yemerewe gusohoka. Murabona rero aka kantu ko ari uburyohe, ubikura uyacishije kuri mobile money yawe MTN cyangwa se ugacuzinga n'indi simukadi ushaka, urugero nka Tigo Cash cyangwa se Airtel Money. Rero urabona aha hasi murabona icyo bita Coinbase. Iyi Coinbase ni nka crypto ariko ntago aricyo bisobanuye kuri application. Urabona ngo hari amafaranga 5,000 ngo cash out minimum Rwandan francs, bagahita bakubwira ngo 5,000 yuzuye. Aya ngaya ni kirero. Iyi Coinbase mubona ni nka bonus, ni bonus bahita baguhereza iyo wujuje y'amafaranga ya mbere 4,000 angahe. Iyo wayatsindiye bahita baguhereza niyo bonus, akaza ari 9,745.15, ugahita ubikura 9,745.15. ngira ngo muri gusobanukirwa neza. Dusubire inyuma turebe ngo ushaka kwemeza nimero uzajya ubikurizaho cyangwa se simukadi uzajya woherezaho amafaranga, urakanda aha kuri MTN Rwanda. Urabona ko twabigezemo. Rero y'amafaranga iyo wayagejejemo, urabona hano hacuzinga nimero nshaka koherezaho amafaranga. Urabona nimero cyangwa se y'amafaranga yagezemo mu gihe cyo kubikura iyo 9,000 byagezemo cyangwa se 4,745 iyo wayatsinde, kuko ayo yandi yongeyeho ngo 5 bonus bahita baguhereza. Uraza ugakirika hano kuri next itiza ihindura ibara, ntabwo wemerewe kuyikoraho, urabibona nawe. Uhita uza kuri next ugacuzinga nako ugakoraho. Iyo ukozeho ubwo amafaranga yawe utajya kuri mobile money yawe cyangwa se Tigo Cash. Rero aka kantu ni keza ntuze gucikwa. Tugiye kureba uko rero wakorera ya mafaranga binyuze muri za tasika.
urabona ngo ngo ni covid-19 impact niyo exam ndegurira iminota 3 cyangwa 4 mbe nakirangije. Tegereza gato. Bibutse ugomba kuba wafunguye icyo bita location GPS, kuko iyo udafunguye ntabwo uba wemerewe gukora. bavuga ati manza ufungure GPS location. Mu kubona biri kuza loading isave taska, aho ubu yaje twayigiyemo. Barakubaza ngo the following survey asking the serious of questions about the coronavirus pandemic, COVID-19, and how it has impacted your day-to-day life and community well-being. Okay, ndabona nta kindi gihari cyo gucuruza. Mbibutse neza ngo izo kintu baguhereza ziba zoroshye neza cyane. Introduction ndakeka baba baduhaye. Introduction ni ukuvuga ngo exam baba baduhaye ni ugucuzinga, ni nka true or false, yoroshye cyane. Ukoraho only the following question will ask you about the spread of COVID-19 in your area. Koreho komeze. Okay, tugeze aho ruzingiye rero nko gucuzinga answers. Alright. Uzasubiza uko ubyumva. How concerned are you about the spread of COVID-19 in your community? Okay, ngiye ndasubiza uko mbyumva, nawe uzasubiza uko ubyumva. Gusa iyo ubikoze nabi barakica. Have you personally contracted the COVID-19? Uzasubiza uko ubyumva, nanjye ndi gusubiza uko mbyumva. Ukomeze kugera vuba. Uzasubiza uko ubyumva. Tegereze gatoya. Okay, ubu ngubu rero iyo urangije examen iza isa gutya, akuvuga ngo ni submit task. Icyo ukora rero uhita ukanda OK kugira ngo yemezwe neza. Saving your observation. Tegereza gato, na connection aba yatinze. Ubu ngubu ndakeka yarangijwe kwemezwa. Urabona ko batubwiye ngo nice job. Batubwiye tax complete. Hari ibyo mubona aha ngaha n'akavi, ubwo yemejwe. Noneho irakosorwa. Iyi exam irakosorwa mu masaha 24
24. Murakoze cyane. Iyo ushaka rero gukomerezaho uhita ukanda kuri iyo hasi baba baguhaye rule of law. Iyo ushaka kureba task wakoze rero ugakirika ahangaha kuri aka gafresh kameze gutya, ugakirikeho. Ahangaha rero uraza urabona ngo ushobora kwibaza ngo covid-19 igihari, urarefreshinga ntabwo igihari, urarefreshinga urabona ko yagiye ntayo. Noneho tugiye kuza kureba my task zacu turebe ngo task twakoze ni iyihe. Turarefreshinga urabona ko ntayo ariko yahageze. Murabona ko cyiza cyane yahageze ngo covid-19 impact yahageze tariki 31 Disemba 2012. ngira ngo murabibona neza cyane. Ni ukuvuga ngo ahangaha ngo under review irimo irakosorwa, ntabwo iraba nk'izi ngizi ngo approved. Murakoze neza cyane. Ubwo ubutaha nayo nibayikora ikaba approved izahita yishurwa ahangaha kuri my balance yiyongere. Murakoze neza cyane. Tuzagaruka ubutaha tureba izindi application zagufasha kubona amafaranga kandi ibintu birakora neza cyane. Murakoze. Mbibutse gukora subscribe kuri YouTube channel yacu nka Jayhim TV cyangwa se limited, Jayhim limited. Murakoze, ndabakunda cyane, naho ubutaha.